الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا مصطفى محمد صلوات الله والسلام عليه. nongeye gushima Allah subhanahu wa ta'ala, musingiza Allah we idha maridtu fahuwa yashfini, iyo ndwaye niwe umvura. Iyi aya yakagombye kuba inyito n'inyikirizo ku murwayi wari we wese, aho yajya kwa muganga akagenda afite ibyiringiro, afite icyizere muri we, avuga ati wa idha maridtu fahuwa yashfini, niyo ndwaye niwe umvura. Uwo ninde? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabira intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Bagaragu b'Imana, turakomeje igitabo cyacu cya Tibb an-Nabawi cyanditswe na Diyauddin al-Maqdisi rahmatullahi alayhi, aho tugeze kuri hadithi ya 66. Bayisilamu ndacyabibutsa ko aya ari amagambo y'intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Uwo ari we wese aho waba wicaye urimo yumviriza, hari abamarayika baba bari hafi yawe baguhundagazaho ituze n'umutekano, kandi bagusabira imbabazi n'impuhwe, banaguhundagazaho imigisha ivuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubera kumva aya magambo. Tugeze kuri sije yo kurebera hamwe zimwe mu ngingo umuntu bamurumikaho cyangwa se akorerwaho hijama. Twarebye igice kimwe, aricyo twavuze umuntu kumurumika cyangwa se kumukoraho hijama mu gihorihori. Hijama twasanze muri hadithi zabanje ko ifitiye umubiri akamaro. Iyo bagukoreye hijama mu mutwe aho ngaho mu gihorihori, bifasha umutwe wakuryaga cyangwa se amaso cyangwa se indwara waba urwaye mu mazuru n'ahandi hose, yani ibigendanye n'umutwe byose, iyo ukorerwa hijama biragufasha cyane, birakuvura. Ariko ibyo byose nabwiye ko inzira zose twakoresha, twajya kwa muganga, twakwivura dukoresha ubu buryo tujye turangwa na aya wa idha maridtu fahuwa yashfini, iyo ndwaye niwe umvura, yani ukumva ko Allah subhanahu wa ta'ala ari kuvura. Ikindi gice rero tugiye kurebera hamwe al-hijama ala kahil wal akhdi'ain, umuntu kumurumika mwirugu cyangwa se inyuma ku mitsi ibiri y'ijosi. Insha Allah ndibuze kuboherereza ifoto. Hadith dukesha Anas bin Malik radiyallahu anhu atubwira ko Rasul sallallahu alayhi wa sallam ihtajama fi akhdi'aini wal kahil. Rasul sallallahu alayhi wa sallam bamukoreye hijama inyuma hafi ku gutwi, hafi ku matwi abiri, niho bita al-akhdi'ain. Al-kahir ho ni mwirugu, handi umuntu atabasha kureba, yani a'la dhahari, hejuru aho umugongo utangirira cyangwa se aho umugongo urangirira iyo turutse munsi. Aho ngaho ni ahantu mukuri iyo ufite indwara, haba indwara z'umugongo, indwara z'umubiri, kubera ko hakunze guteranira imiyoboro myinshi y'amaraso. Kuri iyo mpamvu gukuramo ayo maraso mabi bigufasha gutunganya ubuzima bwawe. Aho ni bimwe mu bice intumwa y'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi yagiye ikorerwaho hijama. Indi hadithi ibyemeza cyangwa se indi hadithi itugaragariza ahandi hantu dushobora kuba twakora hijama, ni hadithi yaje ari umwihariko, nayo ivuga hahandi twavuze mwirugo, hagati y'intugu zombi. Ni hadithi dukesha Abi Kabsha al-Anmari annahu qala inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yahtajib ala hamatihi wa bayna katifayhi. Rasul sallallahu alayhi wasallam yajyaga akora hijam
aho hagati y'intugu zombi, wayaqul akavuga ati man ahraqa minhu hadhihi ad-dima'u fala yadurruhu illa an yatadawa bi shay'in li shay'in, uwo ari we wese ukora ubu buryo akavana amaraso mabi muri ibi bice, icyo gihe abaho nta kintu na kimwe kimubangamira. Iyi hadithi ntabwo ifite ingufu nka hadithi yabanje itugaragariza ko umwemeramana akorerwa hijama hagati y'intugu ze zombi, cyangwa se aho mu kinyarwanda bita mu irugu. Tugakomeza turebera hamwe urundi rugingo Rasul sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye dushobora kuba twakorerwaho hijama. Urwo rugingo ni uruhe? Nayo ni hadithi dukesha Anas bin Malik. Murumva ko hadithi nyinshi zigendanye no kwivura zikomoka kuri Anas bin Malik. Naam, ni'ma rajul. Mukuri birakwiye kubera ko Anas yari umukozi w'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi, yamugendaga hafi, ni wamuherezaga inkweto, ni wamuherezaga, ni wamufashaga kumusukira amazi, kumutwaza ibyo amutwaza. Kuri iyo mpamvu aho bataga bari kumwe mu rugendo baga bari kumwe mu rugo. Anas rero akatubwira ati ihtajama ala dhahri qadamayhi, Rasul sallallahu alaihi wasallam yakoze hijama ku kirenge, sinzi ko bahita ku kirenge hejuru, ala dhahri qadamayni, yani hejuru ku kirenge. Ndakeka hasobanutse, murabona ko haba hari n'imitsi myinshi itandukanye. Aho ngaho Rasul sallallahu alaihi wasallam naho yahakoreye hijama, cyangwa se naho yaraharumiswe. Min waja kana bihi, igihe yarimo ababara ibirenge bye. Iyo babara amaguru rero muri rusange bagukora hijama aho ngaho hejuru y'ibirenge, bagukora hijama hejuru y'ibirenge. Indi hadithi niyo dukesha Jabir. Hadithi dukesha Jabir nuko itubwira ko Rasul sallallahu alayhi wasallam yajyaga akora hijama, akayikora ihtajama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Rasul sallallahu alayhi wasallam yakoze hijama min watha'in kana bihi wa huwa muhrim, yakoze hijama bitewe no gutsikira. Watha'i no gutsikira, yani kuba watsikira nk'amaraso ukagira ububabare, igufa ntiryavunitse ariko kumva ufite ububabare, icyo gihe ukora hijama. Iki ni ikimenyetso cy'uko n'abandi bakora aksida bakumva babara mu mubiri wabo ariko amagufa atavunitse, icyo gihe nabyo ni byiza ko bakora hijama, kubera ko hijama ikifasha, murabizi ko nkuko nabibasobanuriye, usa nk'umuntu iyo ukora hijama usa nk'umuntu ujomba agashinge, ufata urwembe ugasa nk'ujomba urwembe ku mubiri, washyiraho cya gikombe kigakurura kivanamo imyanda mibi, kivanamo amaraso. Icyo gihe rero ya maraso mabi yibitse ahandi bitewe no gutsikira cyangwa se yikanze, icyo gihe avamo. Rasul sallallahu alaihi wasallam rero bamukoreye hijama igihe yari afite amavunane agendanye no gutsikira. Naam, indi ni hadithi nayo igaragaza nabwo ahantu umuntu ashobora gukorerwa hijama cyangwa se indwara umuntu yakorerwa hijama, nayo niyo dukesha Jabir, aho atubwira ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim min alami, mu gihe yari afite ububabare, kana bihi biwarka au bidhahrihi. Warka ni amagufa aba hagati y'amaguru n'igihimba, aba ku matako, yani hafi y'ubwambure, ari amagufa manini atandukanya amaguru n'igihimba. Iyo wumvamo ububabare nabwo ukorerwa hijama. Ushobora kuyikorerwa ku matako, ushobora kuyikorerwa ku birenge, ariko nabwo iyo ufite ubwo bubabare ni byiza gukora hijama. Warka niba twavuga, yani uhere mu manyanyinya, ububabare ushobora guturuka mu manyanyinya hafi y'ubwambure, hari amagufa abiri manini
ahuza afata amagufa y'itako akayahuza, amagufa y'akaguru akayahuza n'ay'igihimba hejuru. Ayo magufa rero iyo yababara ni byiza ko nabwo ukora hijama nk'uko tubikesha iyi hadithi ya Jabir. Naam, turangirije kuri hadithi zigaragaza ko abagore nabo bashobora gukorerwa hijama. Ni hadithi dukesha Salama, istadhanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salama yasabye uburenganzira, uyu ni umugore n'umwimana Muhammad sallallahu wasallam alayhi, yasabye uburenganzira n'umwimana sallallahu alaihi wasallam ko yakorerwa hijama. Nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam ategeka Aba Tayyiba an yahjimaha, ategeka Aba Tayyiba uyu mugabo ko amukorera hijama. Qala, umwanditsi wa hadith aravuga ati hasibtu, turakeka ko annahu kana akhaha, ko bishoboka ko yari umuvandimwe we, yari musaza we, min ar-raba', bonse ibere rimwe, aw ghulaman lam yahtalim, cyangwa se Aba Tayyiba akaba yari akiri muto atarakura, atarirotera. Yani bikaye impamvu yuko Rasul sallallahu alaihi wasallam yemera yuko uyu mugore akorerwa hijama n'uwo musore utarirotera. Qultu, ariko icyo navuga, wala adri qawlu man hadha an yahtamil an yakuna hadha qabla nuzul wahyi. Ariko uyu mwanditsi akomeza akagira ati ni nkuko kandi bishoboka ko ibi byabaho mbere yuko hijab igirwa itegeko, mbere yuko abagabo bategekwa kubika amaso, abagore bategekwa kujya kure y'abagabo. Ndakeka wenda byashoboka. Wa yajuzu dhalika inda darura, usibye ko nta shaka, nta shiti, nta gushidikanya ko byemeye ko umugabo arumika cyangwa se akorera hijama umugore inda darura, igihe biri ndenga tegeko, igihe biri ngombwa cyane. Yani yabuze undi mugore mugenzi we umukorera hijama. Iyo yabuze umugore mugenzi umukorera hijama, icyo gihe umugabo ashobora kuba yamukorera hijama. Ariko ahanga tukibutsa ko ntabwo akora hijama ya yindi yo kugira ngo ubuzima bumere neza gusa. Urumva, ubuzima bumere neza, cyane cyane iyo umugore arimo kubabara, ni byiza ko iyo arimo kubabara ashaka umugore mugenzi we akamufasha, yamubura akaba aribwo yifashisha umugabo. Iyi na dalili tugaragaza yuko umugore yemerewe kuvura umugabo nk'uko umugabo nawe yemerewe kuvura umugore igihe byabaye ngombwa, igihe nta wundi muganga uhari, cyangwa se umuspecialist, cyangwa se umuntu ubona ubifitiye ubuhanga wabasha kukuvura, biremeye kuba mukuri yakuvura. Naam, iyi rero niyo hadithi dusorejeho dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwishimira kandi akaduha gusobanukirwa izi nyigisho zikatugirira akamaro. Tugira duti Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.